Hari abantu benshi bavuga bati ngo nziga AI umunsi umwe, undi ukumva ngo nzayikoresha igihe nzaba ngo nabonye umwanya, undi akaba yavuga ngo nzayitangira ngo igihe izaba ikomeye kurushaho, ariko ukuri ni uku nguku. AI ntitegereza, yo ikomeza gukura. Iyo utegereje igihe cyiza, usanga abandi bo baratangiye kera. Uyu munsi rero ntabwo turi kuvuga teori gusa, ahubwo turavuga AI ushobora kuba watangira gukoresha nonaha kandi ku buntu ziri free. AI ya mbere rero ushobora gukoresha ni ChatGPT. Iyi AI yo ishobora kugufasha wenda wandika email, gutegura CV, gusobanukirwa amasomo, gutegura ideas za business, gukosora n'inyandiko. Reka nguhe nk'urugero rw'ubuzima bwa buri munsi. Niba uri umunyeshuri ushobora kuyibaza uti nsobanurira physique mu buryo bworoshye. Niba uri umucuruzi nabwo ushobora kuyibaza uti mpa strategy yo kwamamaza business yanjye. Ntabwo isimbura ubwonko bwawe, ahubwo yo ibigufasha gutekereza neza no kwihutisha akazi kawe ukaba wabikora mu buryo bworoshye. AI ya kabiri rero ni Canva. Yo igufasha gukora design mu minota. Hari abantu batekereza ko ngo gukora design biba bisaba kuba ngo uri umuhanga, ngo uri umuntu nyine wabyigiye cyangwa se ufite impano irenze. Ariko Canva yo ifite AI yagufasha. Ishobora kuba yagufasha gukora poster, gukora thumbnail, gukora presentation no guhindura amafoto. Niba uri nk'umu content creator ushobora kwandika gusa uti nkorera thumbnail wenda ya video ivuga kuri AI. AI yo itanga design, uba ushobora kuba yagufasha ugatangiriraho nyine wenda ukagenda ukosoraho gake gake. Ntabwo bigomba rero kuba uri perfect, ariko biguha intangiriro yihuse. Indi AI ya gatatu ni image generation. Yo igufasha gukora amafoto. Hari AI zishobora kugukorera amafoto ukoresheje amagambo gusa. Nk'urugero wakwandika uti umuhinzi uri gukoresha wenda ikoranabuhanga mu murima. AI igatanga ishusho yabigufasha. Abakora content, abacuruza bakeneye wenda amaposta yo kwamamaza, abashaka ideas zo guhanga udushya, ntabwo bisaba kamera ihenze, ahubwo bisaba igitekerezo cyiza, ukaba wayibwira ikaguha ibintu byiza bitagusabye ngo kamera ngo ujya gufotora. AI ya kane ni voice AI. Yo igufasha guhindura ijwi. Hari AI zishobora kuba zasoma inyandiko mu ijwi, guhindura ijwi ryawe cyangwa se gukora voice over. Niba ushaka gukora video ariko utaramenyera kuvuga neza, ushobora kuba wakoresha AI ikagusomera script yawe. Ibi bifasha cyane nk'abakora YouTube, abigisha online cyangwa abakora podcast. Noneho wenda AI ya gatanu nakubwira ni AI zo gusesengura data cyangwa se productivity. Hari AI zifasha mu gutegura gahunda, gucunga igihe cyangwa se gusesengura imibare no gukora raporo. Urugero nabwo naguha, ushobora gushyiramo imibare ya business yawe ariko ikakwereka aho igihombo kiri cyangwa se aho inyungu ziri kwiyongera. Ibi rero bigufasha gufata ibyemezo byiza binoze. Niyo impamvu rero ukwiye gutangira. Impamvu ugomba gutangira nonaha, abantu benshi batekereza ko ngo bagomba kubanza ngo kuba expert nyine bakaba bafite ngo ubumenyi buhagije, ariko ntabwo ari byo. AI ni igikoresho nk'uko telefoni igendanwa atari iy'abahanga gusa, umuntu wese yayikoresha. Iyo utangiye kuyikoresha kare utangira kuyisobanukirwa buhoro buhoro. Ntabwo telefoni ndakeka nta shuri ngo ryigisha uko bahamagara telefoni nyine. Iyo uyikoresheje uyiguze ugatangira kugenda uyikoresha, niko nayo ugenda uyimenya. AI rero nayo nuko nguko bimeze. Ubu ngubu uri kwibaza ati ngo ese zose ni ubuntu? Zimwe muri izi AI zifite version y'ubuntu, harimo na version nyine ziba zishyurwa, ziba zifite ibintu byinshi, ariko uba ushobora gutangira utishyuye. Niba umaze kumenya uko zikora, uba ushobora gufata icyemezo cyo kuba wagura nyine ukazishyura ugatangira kuzikoresha mu buryo bwa pro nyine. Ni gute rero AI wayikoresha mu kwiteza imbere? Reka tubyegereze wenda kuri wowe. Niba ugejeje iyi video aha ngaha, bivuze ko iyi video wayikunze. Rero uhita ukanda subscribe, ukande like, uduhe na comment, maze na video nituyirangiza uyisharinge kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari. Rero reka nyegeze ubuzima wenda tuyegereze kuri wowe. Umunyeshuri ayikoresha mu gusobanukirwa amasomo. Umucuruzi nawe ayikoresha mu kwamamaza no gusesengura. Umukozi nawe ayikoresha mu kwihutisha akazi. Umu content creator cyangwa bariya nyine bakora ku YouTube, nawe ayikoresha mu guhanga no gutunganya content. AI rero ntabwo ari iy'abakire gusa, ni iy'umuntu wese ufite internet.
hari nk'isomo twatwigira wenda ku mateka nko mu gihe internet yatangiraga, hari abantu bayifashe nk'aho ngo ari imyidagaduro gusa, ariko abemeye kuyikoresha kare nibo bayibyaje inyungu mbere y'abandi. Rero iri muri icyo cyiciro, ntukayireke ngo igucike ngo uyireberere aho ngaho gusa. Ariko hari icyo uba ugomba kwitondera. AI ishobora wenda gutanga amakuru atariyo rimwe na rimwe, ishobora kuba yakora amakosa ndetse ishobora kuba itamenya ibintu bimwe. Niyo mpamvu uba ugomba rero kuyikoresha nk'umufasha, ntuyihe ububasha bwose ngo byose ubyegeke kuri AI. Wowe utekereza, noneho urasobanukirwa, nyuma usuzume. Ni gute rero wubaka ubumenyi buhoro buhoro? Ntukagerageze kumenya byose icyarimwe. Wowe tangirira kuri imwe muri izi AI 5, uyikoreshe buri munsi wenda nko mu minsi 30 gusa. Uzaba wumva itandukaniro rikomeye hagati y'uko mbere utayikoresha n'igihe utangiye kuyikoresha. Igerageza wenda nko mu gihe cy'ukwezi. Ikintu gikomeye rero aha ngaha, AI ntabwo ari amarozi, ahubwo ni igikoresho gishya. Abazayitsinda si abayifite gusa, n'abazi kuyikoresha neza nibo bazatsinda. Ubwo nyuma yo kureba iyi video, hitamo imwe muri izi AI 5 uyikoreshe uyu munsi. Reka utangire, ntutegereze ejo. Tangira uyu munsi, ntugategereze ngo bizagere ejo cyangwa ngo igihe uzaba wayimenye neza. Wowe tangira uyu munsi, reba muri izi 5, ChatGPT, Canva cyangwa VoiceOver, urebe iyakunogera abe ariyo utangira gukoresha, usuzume nyine uyikoreshe wenda nko mu gihe cy'ukwezi, nyuma uzaza kunshimira. Ubwo rero AI iri hano, ntigomba kugutera ubwoba, ahubwo igomba kugufasha. Ushobora gutangira nonaha, ushobora no gutangira ku buntu, ushobora no gutangira aho waba uri hose. Ejo hazaza rero ni ahabamenye gutangira kare. Ubwo rero murakoze, video yacu nakagaruka, mukore subscribe kuri Sibo James Tech and AI, like, share na comment, murabizi ni ibisanzwe. Murakoze, ndabakunda cyane. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.